Incamake z'igitabo cya Zaburi. Iki ni igitabo mpamya ko benshi bashobora kuba batakarira mu buryo iki gitabo cyanditsemo, kuko cyanditse mu buryo bwa gisizi, bakaba batakaza ubutumwa nyirizina iki gitabo kiba gitanga. Mbere y'uko utangira gusoma iki gitabo, hari ibintu by'ingenzi ukwiye kubanza kumenya. Ikintu cya mbere ni uko igitabo cya Zaburi ni igitabo gihuriza hamwe ibisigo, ibisingizo ndetse n'indirimbo byari bigenewe kuririmbirwa mu rusengero rw'Imana rwa Yerusalemu. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kumenya ni uko iki gitabo cyanditswe n'abantu batandukanye. Urugero, dufite Zaburi zigera muri 76 zanditswe n'umugabo witwa Dawidi. Dufite n'izindi Zaburi zigera muri 49, hafi 1/3 cya Zaburi zose zanditswe n'abanditsi batazwi. Tukagira Zaburi 12 zanditswe na Asafu. Tukagira kandi Zaburi 11 zanditswe na bene Kora. Tukagira n'izindi Zaburi zanditswe na Hemani ndetse na Etani zigera muri 3. Tukagira n'izindi zanditswe na Salomo. Mbese ubona ko Zaburi ni igitabo kigari cyanditse mu buryo bwa gisizi, ku buryo byoroshye ko wakizimiriramo ntumenye ubutumwa nyirizina kiri kuduhereza. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe mu ncamake n'iki igitabo cya Zaburi kitwigisha. Icyo nicyo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi mu ncamake z'igitabo cya Zaburi. Iki gitabo cya Zaburi kugira ngo ugisobanukirwe neza wakigabanyamo ibice bitatu. Igice cya mbere nicyo twakwita nka intro cyangwa se umwinjizo cyangwa se intro. Hanyuma igice cya kabiri twavuga ko ni nka body. Ku bantu bazi ibijyanye n'imyandikire, tugira introduction, tukagira conclusion ndetse tukagira na body. Body iba irimo ibintu byinshi. Muri iyi body rero twavuga ko harimo ibisata bitanu by'ingenzi. Humura turaza kubirebera hamwe. Hanyuma tukagira umwanzuro cyangwa se conclusion. Yego, ngibi ibice by'ingenzi bigize iki gitabo cya Zaburi. Iki ni igitabo kinini cyane ko gifite ibice. Abakristo barabizi ko tugira ibice ndetse n'imirongo. Gifite ibice 150. Rero utakize mu buryo bw'ibice biroroshye ko watakaza umwimerere iki gitabo kiba kiri kukubwira. Tutizimye mu magambo rero, reka dutangire twige akantu ku kandi muri iki gitabo cya Zaburi. Iki gitabo rero tugira, nk'uko twabonye ko igice cya mbere cyitwa umwinjizo cyangwa se introduction. Ibyo tubibona muri Zaburi ya mbere ndetse na Zaburi ya kabiri. Izi Zaburi zigabanyijemo gute? Iyo usomye neza iyi Zaburi ya mbere ubona ko ari Zaburi bahuza n'amategeko y'Imana. Iyo tuvuze amategeko y'Imana, abantu twega muri iki gihe tuhita tubihuza n'amategeko 10. Ariko Abisiraheli bo iyo bumvaga ikintu cyitwa amategeko, bahitaga bumva ibitabo 5 bya Mose, kuva mu itangiriro kugera mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. N'ubwo rero tubona ko iyi Zaburi ya mbere umwanditsi aba ari gushima Imana kubwo kuba yarabahaye amategeko ya Mose. Iyi Zaburi ya kabiri tubona ko umwanditsi aba ari gushimira Imana kubw'isezerano yanyujije muri Dawidi, imusezeranya ko mu rubyaro rwe hazavamo umwami w'iteka ryose. Iyi Zaburi ya kabiri rero tubona ko ibiri gushima Imana ku bwa Mesiya uzaza agasohoza ibintu byose bari barahawe nk'amasezerano. Ni ukuvuga rero mu magambo make, ku Bisiraheli bari bafite ikintu cyitwa amategeko ya Mose, bari bayafite nk'amategeko akwiye kubayobora mu gihe Mesiya ataraza. Ndetse muri iyi Zaburi ya kabiri tukabona ko bari bategereje na Mesiya uzaza agasohoza noneho
ibyo Imana yari yarabasezeranyije. Ariko mu gihe Mesiya yari ataraza, bari bafite Tora cyangwa se ibitabo bitanu bya Mose bikwiye kubagenga mu gihe Mesiya atari yaza. Urumva ko ni nk'ibice bibiri byose bashimiraga Imana kubw'uwo muyoboro Imana yabahaye. Ni ukuvuga ngo rero ubona ko izi zaburi ebyiri, zaburi ya mbere n'iya kabiri, ni introduction, bitwereka icyo umwanditsi agiye kwitaho mu bice byose biba bisigaye. Ni ukuvuga ngo ibice byose bisigaye ugenda ubona ko bigenda bihurira kuri zaburi ya mbere na zaburi ya kabiri. Urabona ko gusobanukirwa aka kantu bihita bikorohereza noneho gusoma iki gitabo cyose cya zaburi, kuko uhita ubona ko umwanditsi ari kugerageza gushima Imana kubw'amategeko ndetse no gusingiza Imana kubwa Mesiya. Mu magambo make, ntuzajya wumva zaburi ujye wumva icyo ngicyo. Hanyuma rero mu gice cya kabiri dufite icyo twita ibisata bitanu. Ibisata bitanu turagenda tubigabanyamo akantu ku kandi. Igisata cya mbere ni uguhera kuri zaburi ya gatatu kugera kuri zaburi ya 41. Iki nicyo gice cya mbere kiri muri body cyangwa se hagati mu mwandiko. Ni ukuvuga ngo iki ni igice guhera kuri zaburi ya gatatu kugera kuri zaburi ya 41 ubona gihamagarira Abisiraheli kuba bizerwa ku isezerano bagiranye n'Imana. Uribuka ya zaburi ya mbere n'iya kabiri, uyigumishe mu mutwe kuko ibyo tugenda tubona byose bigaruka kuri iyi zaburi ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ndetse kandi iyo ugeze kuri zaburi ya 16, zaburi ya 18, zaburi ya 20, zaburi ya 23, ugenda ubona ko ni zaburi zihuza Dawidi ndetse n'uwitwa Mesiya. Ni zaburi zigaragaza uburyo Dawidi yabaye umwizerwa ku Mana kuva ku kuba umushumba w'intama kugeza abaye umwami. Ndetse ukabona ko babihuza na Mesiya nawe uzaza, ndetse kubwo kumvira kwa Mesiya Imana ikazamuha izina risumba ayandi yose. Urumva ko ibi byose bigenda bigaruka kuri ya zaburi ya mbere yo kubaha amategeko y'Imana ndetse na zaburi ya kabiri ya Mesiya uzaza. Uri kumva uburyo igitabo cya zaburi kiri kugenda cyoroha. Hanyuma tukagira igisata cya kabiri. Iki gihera kuri zaburi ya 42 kugera kuri zaburi ya 72. Ni ukuvuga ngo iki gisata hari ikintu ntari nababwiye. Ni ukuvuga ngo izi zaburi ubundi zari indirimbo zari zigenewe guhimbaza Imana mu rusengero. Ni zaburi nyinshi zanditswe Abisiraheli bari mu gihugu cy'ubunyage cyangwa se muri Babuloni. Urumva babaga mu gihugu cyabo cy'isezerano, ariko baza kunyagwa n'abanzi babo bavanwa muri Yerusalemu, kandi muri Yerusalemu niho hari urusengero rw'Imana. Mu yandi magambo, ibyo banditse bari mu bunyage, urumva bari kure y'urusengero, nta byiringiro bari bafite. Iyi zaburi yo guhera kuri zaburi ya 42 kugera kuri zaburi ya 72 ni zaburi ubona ko Abisiraheli bagendaga bagaragaza icyizere cyangwa se ibyiringiro bafite yuko bazasubira muri Yerusalemu ndetse bakongera guhimbaza Imana nk'uko bikwiriye. Ibyo nanone ugenda ubona ko umwanditsi abihuza no gutegereza ubwami bwa Mesiya. Abisiraheli bose bari bategerezanyije amatsiko yuko Imana byanga byakunda izabazanira ubwami bwa Mesiya bagakira umuruho n'umuhate wo mu isi. Ni ukuvuga ngo uragenda ubona ko byose birahura na za zaburi ya mbere n'iya kabiri, cyane ko ayo ni amasezerano Abisiraheli bari bafite. Abahanuzi bagiye babahereza, ba Yesaya, ba Zekariya, bande bose bari baragiye babahereza amasezerano ko Mesiya naza azazana ubwami bwe mu isi, ndetse akuzuza amasezerano yose Imana yari yarabasezeranyije. Tukagira igisata cya gatatu, ari cyo guhera kuri zaburi ya 73 kugera kuri zaburi ya 89. Ni ukuvuga ngo izi ni zaburi tubona Abisiraheli bari gutaka cyangwa se batakira Imana ngo Imana ntizibagirwe isezerano yagiranye na Dawidi. Ni ukuvuga ngo cyane cyane nk'izi zaburi iyo uri gusoza muri izi zaburi, niho ugenda ubona umwanditsi ari kugaruka ku mwanzuro wo kwibutsa Imana, kumera nk'aho ayitakira
ngo Imana ntizibagirwe isezerano ryayo ry'uko yabasezeranyije ko izabagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano cyangwa se muri Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo byumve neza, twibukiranye ko izi zaburi nyinshi bazanditse bari mu bunyage, kubera ko bari kure y'urusengero. Bagiye bandika izi zaburi nk'uburyo bw'amasengesho kugira ngo bakomeze gukonekita n'Imana kabone n'ubwo batari bari mu rusengero rwabo rwa Yerusalemu. Iyo ugeze rero muri iki gice ubona ko ni nk'aho Abisiraheli bari bari gutakira Imana ntizibagirwe isezerano yagiranye na Dawidi. Hanyuma tukagira igisata cya kane aricyo kirimo zaburi, guhera kuri zaburi ya 90 kugera kuri zaburi y'106. Ni ukuvuga ngo izi ni zaburi tubona ko umwanditsi atangira yibutsa Abisiraheli ibyabaye igihe Imana yaherezaga amategeko Mose. Uti byagenze gute? Ku bantu twabanye mu bitabo byabanje, cyane cyane mu bitabo byo Kuva, barabizi ko Mose azana amategeko ku Bisiraheli, yagiye kugera ku Bisiraheli asanga Abisiraheli barambiwe. Bavuze ati ariko Mose ubanza yaranapfuye, mureke twiremere ikimasa aba aricyo kitubera Imana. Mose mu kumanuka azanye amategeko, irya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, yamanutse asanga tayari irya mbere baryishe baremye ikimasa. Aho ngaho umwanditsi agaragaza uburyo Imana yabagiriye imbabazi. Ku bantu twabaye muri icyo gice tubona ko Mose yarabasabiye, abasabira imbabazi ngo Imana ntibarimbure. Aha ngaha rero tubona ko muri iyi zaburi tubona ko umwanditsi aba ari gushima Imana kubw'imbabazi zayo, ndetse iki gice kigenda kirangira badusobanurira uburyo ibiremwa byose, ibiti, inyanja, imisozi, imigezi, byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kwa Mesiya ndetse n'ubwami bw'Imana mu isi. Ubwo bwami bw'Imana Abisiraheli bari bazi ko ubwami bw'Imana mu isi buzazanwa n'umugabo witwa Mesiya. Ni ukuvuga ngo urabona ko ibi biri kugenda bigaruka kuri ya zaburi ya kabiri, aho bari bategereje ko Mesiya ari uzaza agasohoza amategeko, agasohoza ibyahanuwe, agasohoza amasezerano yose Abisiraheli bari barahawe. Hanyuma tukagira igisata cya gatanu aricyo kigizwe na zaburi y'107 kugera kuri zaburi y'146. Ni ukuvuga ngo izi ni zaburi zitangira umwanditsi agaragaza uburyo Imana yumva gusenga kw'amasengesho y'abantu. Ni ukuvuga ngo ni nka zaburi itangira ishimira Imana, ishimira Imana ko yumva gusenga, ishimira Imana ko yita ku bantu, ishimira Imana ko ireba ibibera mu isi yose, ndetse ikaba yarateguye uwitwa Mesiya uzazana ubwami bw'Imana mu isi, uzazana kubaho kw'Imana mu isi, uzazana ubwiza bw'Imana mu isi. Mbese iyi ni zaburi yo gushima Imana, cyane cyane ko uzabibona ko nko guhera kuri zaburi y'113 kugera kuri zaburi y'118, izi ni zaburi uzabona bita zaburi za haleluya, cyane ko ukizitangira ubona ko ni zaburi zitangizwa n'ijambo haleluya. Turaza kureba icyo iryo jambo haleluya risobanura, hanyuma ugenda ubona ko ni zaburi zimeze nk'ari izo gushima. Tukagira n'izindi zaburi guhera ku 120 kugera kuri zaburi y'136, nazo ni zaburi zitwa zaburi z'amazamuka. Ni ukuvuga ngo izi zose ni zaburi zo gushima Imana, zo gushima Imana uburyo yumva amasengesho, zo gushima Imana uburyo yita ku bari mu isi, uburyo ibona ibibera mu isi yose uburyo bidatunganye, ariko ikaba yarateguye umugambi wo kuzazana Mesiya utunganye, uzazana ubwami bw'Imana mu isi, uzazana ubwiza bw'Imana mu isi. Mbese ibyo byose nibyo tubona umwanditsi agenda agaragaza muri izi zaburi. Sinzi niba uri kugenda ubona uburyo izi zaburi zigenda zigaruka kuri ya zaburi ya kabiri, ariyo mpamvu nakubwiye ngo utarasobanukirwa introduction ya zaburi biragoye ko wasobanukirwa zaburi yose. Ndetse hagati yaha urabona ko iki gice cya gatanu ni zaburi y'107 kugera kuri zaburi y'146. Mo hagati tugira zaburi y'119. Iyi ngiyi akaba ariyo zaburi ndende muri iki gitabo cyose cya zaburi.
Iyi akaba ari zaburi ishima Imana kubw'amategeko yayo yabaye ihaye abantu mu gihe Mesiya atari yaza. Ibyo nabyo ukagenda ubona ko nk'iyo zaburi y'119 nayo igenda ishimangira ya zaburi ya mbere. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyi zaburi ya mbere n'iya kabiri utabisobanukiwe biragoye ko wasobanukirwa izi zaburi zose, kuko zaburi zose zigenda zishimangira zaburi ya mbere ndetse n'iya kabiri. Hanyuma tukagira igice cya gatatu aricyo twise umwanzuro cyangwa se conclusion cyangwa se umusozo. Uvuga ngo uyu ni umusozo ugizwe na zaburi eshanu zihera: zaburi y'146, zaburi y'147, zaburi y'148, zaburi y'149 ndetse na zaburi y'150. Izo zaburi zose uko ari eshanu nizo zigize umusozo w'iki gitabo cya zaburi. Aho izi zaburi zitandukaniye n'izindi, ni zaburi zitwa izo gushima Imana, ni zaburi zo kuramya Imana ku by'ibi byose biba byavuzwe muri zaburi zose zabanje. Ni ukuvuga ngo umwihariko w'izi zaburi, icyo uzabona ni uko buri zaburi itangirwa ndetse igasozwa n'ijambo haleluya. Iri jambo haleluya, haleluya, ni ukuvuga ngo iri ni ijambo ubundi ririmo amagambo abiri. Harimo iri jambo halelu, halelu. Iri jambo halelu rivuze ngo mwese mushime, hanyuma iri ya harimo ijambo ya cyangwa se Imana. Ni ukuvuga ngo iri jambo mu rurimi rw'igiheburayo ni ijambo rivuga ngo mwese mushime Imana. Rero izi zaburi eshanu zigize umwanzuro w'iyi zaburi yose ni zaburi zigenda zishimira Imana kubw'umugambi wayo mwiza wo kuba yarabahaye amategeko abagenga mu gihe Mesiya atari yaza, ndetse no kuba yararebye ibiri kubera mu isi byose, ndetse no kuba Imana yarakunze abantu kugera aho yateguye Mesiya uzaza ugasohoza amasezerano yose Abisiraheli bari bafite. Ni ukuvuga ngo ni ibyiringiro Abisiraheli bari bafite ku Mana byo kuba yarabahaye amategeko mu gihe Mesiya atari yaza. Sinzi niba uri burabona ubwiza bw'iyi zaburi, iki gitabo cya zaburi, kuko iyo urebye mu ncamake zose z'iki gitabo cya zaburi ubona ko ni igitabo kigenda kigaragaza amategeko y'Imana abantu bayishimira, ndetse kikanagaragaza na Mesiya uzaza. Kigenda kigaragaza agahinda ndetse n'amaganya abantu bafite, ndetse kigaragaza n'amashimwe y'umugambi mwiza Imana yageneye ibyo bibazo byose Abisiraheli bari bafite, ndetse kikanakomeza kigaragaza ibyiringiro Abisiraheli bari bafite ko nubwo bafite amategeko bahawe kandi meza rwose yo kubayobora, ariko rero bafite ibyiringiro bya Mesiya uzaza agasohoza amasezerano yose Abisiraheli bari bafite, ndetse akazana ubwami bw'Imana muri iyi si. Ngizo incamake z'igitabo cya zaburi. Twizere ko wigiyemo byinshi, twizere ko guhera uyu munsi ugiye kujya usoma zaburi ufite imitekerereze mishya, ndetse ukayisobanukirwa mu buryo bukoroheye. Tubonane mu yindi video.